Muraho bene data nshuti z'Imana, Uwiteka aduhere, Uwiteka aduhane umugisha. Tugiye kwigana amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya. Aya magambo tugiye kwigana aboneka muri iki gitabo, turareba ku ipaje y'iki gitabo ya 10, avuga ngo ikibazo cyo kumvira. Ngiye kwigana, ngiye muvugana ni Master Guide Ingabire Evariyete. Aya magambo tugiye kwigana ari muri iki gitabo, kwayashaka muri Bibiliya yasanga mu gitabo cy'Imigani, igice cya 11 kugeza ku gice cya 13. Ikibazo cyo kumvira. Inshingano dusabwa kuzuza imbere y'Imana igihe idusaba kwiyegurira imibiri iboneye, itunganye kandi mitarama. Ntituzisobanukirwa uko bikwiriye. Kunanirwa kwita ku mibiri yacu ni igitutsi ku Muremyi. Amategeko Imana yashyizeho abaye yubahirijwe, yarinda abantu indwara no gupfa bakenyutse. Imwe mu mpamvu ituma tudashimishwa n'imigisha y'Imana ni uko tudaha umwanya w'ibanze umucyo yanejejwe no kuduha ku byerekeranye n'amategeko agenga imibereho n'ubuzima. Imana niyo yashyizeho amategeko agenga imibiri, nk'uko ariyo yashyizeho amategeko 10. Yandikishije amategeko yayo urutoki rwayo bwite, iyandika kuri buri mutsi, buri mukaya na buri mpano Imana yahaye umuntu. Umuremyi w'umuntu yatunganyije neza imashini y'imibiri yacu. Buri rugingo rukora rwaremwe mu buryo butangaje kandi bw'ubwenge, kandi Imana ubwayo yasezeranye kwita kuri iyo mashini y'umubiri, ituma ukora neza igihe cyose umuntu yubahirije amategeko yayo kandi agakorana n'Imana. Buri tegeko riyoboye imashini y'umuntu rigomba kwitabwaho nk'itegeko ry'Imana, kubwo inkomoko yaryo, imico n'akamaro nk'ibyo tubona mu ijambo ry'Imana. Igikorwa cyose cyo kutita no kudaha agaciro, gukoresha nabi ayo mategeko y'umubiri w'umuntu, ni ukwica itegeko ry'Imana. Tubasha kwitegereza kandi tugatangarira umurimo w'Imana ugaragarira mu byaremwe, ariko igitangaza gikomeye tugisanga mu mubiri w'umuntu. Kwica amategeko y'ubuzima bwacu bigaragara mu kuri nk'icyaha. Kwica amategeko y'ubuzima bwacu bigaragara mu kuri nk'icyaha, nk'uko bimeze ku kwica amategeko 10. Gukora kimwe muri ibyo ni ukwica amategeko y'Imana. Abagomera amategeko y'Imana babikorera mu mibiri yabo, bazaba banabasha no kugomera ya mategeko Imana yatangaje ku musozi Sinayi. Umukiza wacu yihanangirije abigishwa be, ababwira ko mbere y'uko agaruka hazabaho ibintu bimeze nk'ibyabanjirije igihe cy'umwuzure. Abantu bazaba barangwa no kurya no kunywa ku buryo burengeje urugero, kandi abatuye isi bazaba bahugiye mu kwishimisha. Ibi bintu nibyo biriho muri iki gihe. Abatuye isi bahugiye mu guhaza irari ryabo, kandi imbaraga idukururira ku migenzereze y'ab'isi igenda itujyana
mu bubata bugamije kwanduza imico yacu. Imico igenda irushaho gukurura abantu bakarushaho kumera nk'abaturage baciriweho iteka b'i Sodomu. Najyaga nibaza ukuntu abatuye isi bashobora kuzarimbuka nk'uko abari batuye Sodomu na Gomora barimbutse. Ariko noneho iki gihe cyanyeretse impamvu idashidikanywaho gushayisha mu bibi n'urupfu ruhitana abatuye isi. Ibyifuzo by'ubuhumyi nibyo bitegeka intekerezo, kandi imico y'ingenzi iguranwa ubuhehesi bukabije. Birababaje. Dukwiriye guhora twiga uburyo bwo gufata imibiri yacu igahora ari imitaraga, kugira ngo ingingo zayo zose zikorane mu bwuzuzanye. Abana b'Imana ntibashobora kuyihimbarisha imibiri yokamwe n'imize y'uburwayi cyangwa ifite intekerezo zaremaye. Abiyandavuza mu buryo ubwo ari bwo bwose bwo kutirinda, haba mu mirire cyangwa mu minywere yabo, baba bazimiza imbaraga y'imibiri yabo kandi basigingiza imbaraga z'intekerezo zabo. Kuba amategeko agenga ibyaremwe ari amategeko ava ku Mana, ni inshingano yacu mu buryo bwuzuye gutanga igihe cyacu tukayiga, tukayatekerezaho. Dukwiriye kuyiga tukamenya ibyo adusaba bigendanye no kwita ku mibiri yacu, maze tukabyitwararikaho. Kubigiramo ubujiji ni icyaha. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana? Kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Imibiri yacu yaguzwe na Kristo kugira ngo imubere ibikoresho, kandi ntidufite uburenganzira bwo kuyikoreshereza uko twishakiye. Nyamara ibyo umuntu yarabikoze. Yakoresheje umubiri we nk'aho amategeko awugenga atabasha kuwuhana. Bitewe n'irari ribi, ingingo zawo n'ubushobozi bwawo byabaye ibinyantege nke, birarwara, biraremara, kandi izi ngaruka Satani yazanye kubwo ibishuko bye bwite azikoresha anenga Imana, yereka Imana umubiri w'umuntu Kristo yacunguye ngo awugire uwe. Ngaho nimurebe iyo shusho y'umuntu iba igaragara imbere y'umuremyi we, bitewe n'uko umuntu yacumuye, agahindanya umubiri we kandi agahindanya imigenzereze ye, mbega uburyo akoze Imana isoni. Mbese inshuti z'Imana, birakwiye ko dukomeza gukoza Imana yacu isoni? Birakwiye ko dukomeza gukoza umuremyi wacu isoni? Oya, ntibikabeho. Muri iki gitabo rero reka tube dusubikiye aha, tuzakomeza ubutaha tuzarebera hamwe imirire n'iby'umwuka. Tuzarebera hamwe kandi ibyo kurya ababyeyi bacu ba mbere bahawe. Tuzarebera hamwe imirire ikwiye. Ese umuntu wa Kristo, umuntu ushaka kugengwa na Kristo, umuntu ushaka kugengwa n'imibereho yuzuye kandi igengwa n'umuremyi we, imirire akwiriye gufata ni iyihe? Tuzarebera hamwe kandi kurya birenze urugero
urugero. Ese kurya birenze urugero ni ikihe cyiza cyabyo? Ni ibihe bibi byabyo? Tuzarebera hamwe kandi gutegeka irari ry'ibyo kurya, icyiza cyabyo n'uburyo uko twabyitwaramo. Tuzareba kandi kurya mu bihe bidahinduka, icyiza cyo kurya mu bihe bidahinduka. Reka rero mbararikire kuzakomeza gukurikirana ibiganiro bizakurikiraho, kandi mbasaba ngo dusabe Umwuka Wera, dusabe imbaraga mvajuru itubashishe kuba mu isi tutari ab'isi, itubashishe kubaho dutunze imibiri izira umuze, kubaho dutunze imibiri nk'insengero za Kristo atuyemo. Imana ibidushoboze kandi ibitubashishe. Mwari hamwe na Master Guide Ingabire Evariyete, mukomeze kugira amagara mazima azira umuze. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu.